Reka twongere tubahe ikaze mu biganiro byamenya XYZ tuyoganira kuri Pi. Nge muri kumwe nitwa Mwami. Hari amakuru yahise kwirakwira kuri X, cyane cyane amakuru yavugaga ko Binance yabirimo kwitegura kuri listinga Pi kuri 15 zo ku kwezi tugiye kwinjiramo kwa 8. Abantu amakuru barayaherekanya. Ibi byaje nyuma yuko uburyo bubiri bwo kugura crypto currencies ukoresha amafaranga asanzwe, uburyo bubiri bwa Binance bwagaragaye muri Pi wallet. Ubwo buryo ni Binance Connect na Binance P2P, aho ku bantu bashyashya cyangwa se n'umupioneer ushaka kwigura Pi aciye muri wallet ya Pi yakoresha ubwo buryo bubaye bugaragara mu gihugu cye, byaba ari byiza. Ariko nanabakore video y'uburyo wakoresha VPN nibikorana na banki, ufite ikarita yawe ya Visa card cyangwa Mastercard, ariko amafaranga y'amanyarwanda ntabwo agaragara muri system. Byasaba ko uba ufite nka konti y'amadolari cyangwa se konti y'amayero. Hari abantu baba bafite aya makonti muri amabanki yacu asanzwe, ugasanga umuntu afite konti y'amadolari cyangwa y'amayero, uwo nguwo byakunda akoresheje VPN. Gusa kugeza ubu nubwo byatangajwe n'abantu nyine bakwirakwiza amakuru yuko kuri 15 z'ukwezi kwa 8 Binance izalistinga Pi, ariko nta makuru yizewe arashyirwa hanze na Binance yuko izalistinga Pi koko, ndetse na Pi team nta kirabivugaho. Ikizwi na amatora yabaye akoreshwe na Binance kwa Binanceans bakoresha exchange ya Binance. Basabwaga ko batora niba Binance ya listinga Pi cyangwa se nibitayi listinga. Ikizwi nuko 87 n'ibice bigira mu 8-9 gutyo batoye bemeza banasaba ko Binance ya listinga Pi. Na amatora yari yakoreshwe na Binance ubwayo. Binance nyuma nta kintu yigeze ivuga, yacecetse irarumira. Gusa iyi partnership, uburyo bubiri nari mvuzeho bwa Binance bwamaze kujya muri Pi wallet, bwagezemo ari uko Pi team imaze kubyemera Binance, birumvikana kubera ko ni uburyo bwa Binance. Ibi rero bikaba bitanga icyizere yuko nubwo bitaba kuri 15 z'ukwa 8 amatariki yavuzwe n'abantu tukajyaho tukayatangaza, ariko mukuri nubwo ari abayatangaje, gusa aya makuru ni yitariki yavuzwe ntabwo byigeze bitangazwa n'uruhande rwarwo rwose, hagati y'uruhande rwa Pi Network ndetse n'uruhande rwa Binance mu buryo buri official. Kandi zi exchange turabizi iyo ziri listing coin rwose zitanga amatangazo mbere kugira ngo n'abakoresha izo exchange bitegure bazabambere mu kugura no gutradinga iyo crypto niramuka igiye kuri exchange yaba. Ikindi cyagaragaye ejo bundi ndetse n'ejo hagaragaye movement zidasanzwe, cyane cyane movement za Pi Foundation. Ibihuha bikomeje gukwirakwira cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga no ku mbuga z'abantu nyine bagenda babyoherezanya, nyuma yo kubona cyane cyane imyimukire cyangwa uruhererekane rw'amafaranga rubarirwa mu mamiliyoni rwagaragaye kuri blockchain ya Pi. Nta muntu n'umwe yaba muri Pi Foundation uretse isesengura ry'abantu b'inzobere mu crypto, ariko nanone bakabwira abantu ko bagomba kwitonda kuko ibi byatuma abantu bamwe bagura Pi nyinshi kugira ngo Binance nimara kwilistinga bazazigurishe ku giciro kizaba cyamaze kuzamuka. Kandi no kuri n'abasesenguzi bose bavuga ko Binance iramutse listinze Pi yazamura agaciro. Abenshi bavuga ko yazamura agaciro hagati y'100% ndetse na 500% y'igiciro cya Pi ifite aka kanya. Ariko abenshi bamwe bakavuga bati birumvikana crypto n'amasoko y'amakripto bafite umwihariko wo guhindura no guhindagurika igiciro cyane iyo habaye uburyo bwa listing. None bakomoza kuri exchange nka Binance bakavuga bati byaba ari ibintu bidasanzwe ku isoko rya Pi. Muri minsi rero nkuko nari mikomojeho
coin za Pi zirenga miliyoni 20 zimuwe zivuye kuri konti ya Pi Foundation. Abantu bahise bavuga ko bishoboka ko Pi core team yaba yazihaye Binance kugira ngo Binance izabe ifite liquidity ihagije izanabashe guhaza abakiriya bayo barenga miliyoni 270 ubu ngubu bakoresha Binance. Gusa ibi nta muntu wigeze abyemeza habe na gatoya. Ibi kandi byabaye mu gihe gito nibwo abantu bahise bagira amakenga. Ikindi kandi cyatumye abantu bagira amakenga nuko Binance ubu ngubu ifite Pi wallet. Ni amakuru abantu bagiye baciri bakwirakwiza bakanagaragaza wallet address yabo, kandi na Binance n'abayibajije ntiyigeze bihakana. Gusa benshi bakavuga ati kuba Binance ifite Pi wallet ni ikimenyetso ndakuka cyerekana ko Binance ishobora kuba iri mu myiteguro. Abandi bakavuga bati nta nduru ivugira ubusa. Gusa ibyo byose ntibihabwe agaciro cyane kubera ko nta tangazo Binance y'ubwayo irigira itangaza, dore ko n'igihe yakoreshaga amatora abantu bahise bavuga bati bitarenze ukwezi Binance zaba yaristinze Pi, ariko ibyo ngibyo byaraheze ntabwo byigeze biba. Mu gihe rero Pi yaramuka ibaye listed kuri Binance, igiciro cyayo cyahise kizamuka cyane aho isoko resistance yaryo ubu ngubu ari 0.52 na 0.62. Ibi rero bishobora kuba byanyurwaho ako kanya vuba cyane nk'uko byagenze ku zindi crypto zagiye ku masoko akomeye bwa mbere. Ariko igiciro cya Pi nk'uko tubizi kiri hafi ya 0.45, kigenda gihindagurika kikaba cyajya no kuri 0.43. Kandi mu gihe nta makuru amashyashya aba hari impungenge yuko gishobora no kuba cyamanuka cyangwa se kikakomeza kurenjingira aho ngaho ntikizamuke ntikinamanuke cyane. Bityo rero abasesenguzi bavuga ko aya makuru yose ya Binance ari amakuru atizewe, gusa ashobora kuba yatuma Pi imuvinga, ariko bakabura abantu bati ntimugure mube mutegereje yuko hazasohoka itangazo rya Binance rifatika. Kugeza ubu ngubu rero Pi hari imbuga icururizwaho ya ma exchange. Turabizi izo exchange zinaboneka ku rubuga rwa Pi, ariko abenshi bakavuga bati iki kintu cya know your business KYB bati nacyo nta makuru aragaragaza yuko Binance yaba yarasubmitinze cyangwa irimo irareba uburyo yakora KYB. Niba yaba yaranayikoze abenshi niko babyemeza, ariko ikabiretse ku listinga bitewe n'inyungu zayo irimo irashaka mbere ya listing, niko babivuga. Abandi bakavuga bati ariko nta wemeza niba koko Binance yaba yarakoze KYB, kuko Binance ntiyigeze ibigaragaza ndetse na Pi core team ntiyigeze ibigaragaza. Gusa hari amakuru yavugaga ko mbere ubwo Binance yashaka gukora KYB ngo yaranayikoze iranayitsindwa ngo bayiteka gusubiramo, ariko nayo ikabwira Pi ko hari byinshi ibona bituzuye kuba yaristinga Pi. Yavugaga ko Binance hari coin nyinshi zitaraminingwa, ikindi ari abantu benshi batarakora KYC, bityo rero kujera crypto ya Pi ko bitayorohera, kandi inyungu yavuga ko ishobora kubitegereje mu kuba yaristinga Pi ko nazo zitagerwaho igihe bikimeze bityo. Bityo rero abantu bakaba bavuga bati ibibazo Binance yabonaga ku nyungu zayo, ibibazo byayo, bakavuga bati Binance nanone ntibiragenda, umushinga nturagera aho yo yifuza kugira ngo izabone inyungu igomba kubonamo. Gusa benshi bakavuga bati Binance nyuma yo kubona ko Pi ikintu kidasanzwe kandi kinini, batamaherezo n'ubundi ntibizatinda Binance izaristinga Pi. Ese hagati y'amakuru abapioneers barasabwa iki? Abapioneer barasaba kwirinda ibihuha bagatereza amatangazo avuye ku ruhande rumwe cyangwa urundi rushaka gukorana na Pi Network. Gusa abantu bagakomeza gukora KYC no kwemeza konti zabo binyuze muri 2FA, two factor authentication, kuri step ya gatatu.
hari abantu batari kujya gucekinga iriya step ya gatatu kubera ko babonye migration bwa mbere, ariko ntibakora iriya two factor authentication. Iriya step ya gatatu rero, confirm your wallet, yarasubiye irongera iba umuhondo. Narabibabwiye ni ukujya muri abantu bakabireba. Ikindi Pi Network kugira ngo igiye kuri Binance bizagaragara kandi bizamenyekana, amatangazo azaboneka ahantu hariho hose. Iki kintu rero cyo kuvuga ko listing ya Pi kuri Binance ari kuri 15 z'ukwa munani rwose si cyo. Impamvu atari cyo nuko Binance ubwayo itigeze ibitangaza, bikaba ari ibintu bihwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga ziganjemo X, nyuma yo kubona Binance Connect na Binance P2P bigaragara muri Pi Wallet. Gusa nanone iki kikaba ari ikimenyetso cyiza ko vuba cyangwa mu minsi iri imbere tutazi ibi byose bizashoboka.